ZOOM TV24 naratekereje ndavuga nese Evode ukunda kuvuga imvugo rimwe na rimwe zitavugwaho rumwe n'abantu murabizi duhereye kuri case ya Musenyeri Nzakamwita mu gihe cy'inama y'igihugu y'umushyikirano bibuka avuga ngo abagore ngo ibimashini ngo ibintu nk'ibyo ngibyo icya kabiri cyatumye nanone ngaruka kuvuga ko Evode bitantunguye nuko iyo uri umuntu z'amategeko iyo uri umuntu ushinzwe gusobanurira abandi amategeko rimwe na rimwe ntabwo ibyiza ari ugufatirwa mu ikosa ryo kunyuranya n'amategeko. Hari n'igihe umuntu atakweguza ariko nawe ubwawe wabona isura ufite muri rubanda ukagira n'isoni zo kongera kwicarana nawe muri kabineti kuko kwicara imbere ya nyakubahwa perezida wa repubulika wowe ubwawe waragaragaweho n'imyitwarire mibi nk'iriya by'ubwabyo ntekereza ko ari nacyo gisebo cya mbere kurusha kukweguza niyo baba bana nabeguje ni igisebo kwicara mu bantu bazi ko wakoze amakosa cyangwa ibyaha nka biriya. nawe utarakanda subscribe kanda ko kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda. Kaza nanone kuri mwese mukurikira ibiganiro bya ZOOM TV tubifurije amahoro y'Imana tunabibutsa gukomeza kudushyigikira mukanda subscribe kubatarabikora kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza ndetse munabona amakuru tubagezaho umunsi ku munsi. Nkuko mubibona imbere ya kamera turi kumwe na mugenzi wacu n'umunyamakuru, reka dutangire tumuha ikaze. Tugaye ikaze Jean. Murakoze cyane. Mumeze mutese? Na amahoro turaha. Mwatangira mwibwira abadukurikiye mu buryo burambuye kugira ngo twinjire mu kiganiro nyirizina. Nitwa Jean Kalinijabo ndi umunyamakuru wa TV1 na Radio 1 mu Rwanda. Urakoze cyane Jean naje kugira ngo tuganire dusesengure ku makuru ari kuvugwa y'ubwegure bwa bamwe mu bayobozi bakuru, reka nabivuga gutyo. Muri iki gihugu harimo umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye muri Minisiteri y'Uburezi ndetse n'umunyamabanga wa leta ushinzwe itegeko nshinga ndetse n'andi mategeko muri Minisiteri y'Ubutabera. Ni amakuru yamenyekanye ejo ku mugoroba ariko ubu ngubu niyo makuru yiriweho. Ndashaka ko ari byo bintu tuganiraho noneho nk'umunyamakuru cyane noneho ukurikiranira hafi amakuru y'ibibera imbere mu gihugu. Uhakiriye gute amakuru y'ukwegura kwa bari abayobozi? Kuri Dr. Isaac Munyakazi wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye, byantunguye kuko nta n'uwabitekerezaga muri iki gihe uretse ko wenda nko kuri Maître Evode Uwizeyimana wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko. We abantu bari bamaze iminsi bakurikiranira hafi imbuga nkoranyambaga ndetse n'abakurikiranira hafi ibitangazamakuru bari bamaze iminsi babona byamuvugwagaho bijyanye n'imyitwarire itari myiza yagaragaje. Kuri Isaac Munyakazi rero nibyo navugaga, we byantunguye uretse ko kwegura rimwe na rimwe mu Rwanda ntabwo bikwiye kujya bidutungura kuko na nyakubahwa perezida wa repubulika yarabivuze ko abenshi mu begura baba hari inshingano bananiwe kubahiriza. Nicyo rero kibanze nge naheraho mvuga. Mu yandi magambo wowe wabonaga ukurikije n'ibyavugwaga ku mbuga nkoranyambaga kuri Evode Minisitiri Evode, we nta cyagutunguye nawe bira wari ubyiteze? Nta cyantunguye. Byari 50% ko bishoboka, indi 50% wenda ko bidashoboka bitewe n'uburyo tuzi leta yacu ni leta ikorera mu mucyo. Ikindi uriya no umuyobozi wo ku rwego rwo hejuru kandi ukwiye no kubera icyitegererezo abandi bayobozi, uretse n'abandi bayobozi akwiye no kubera icyitegererezo abaturage. Kandi koko ntabwo umuntu yavuga ko atari icyitegererezo nubwo gukosa bibaho, abantu barakosa. Ikindi yanagaragaje gusaba imbabazi ari uwo yakoreye icyaha ndetse anasaba imbabazi rubanda kuko buriya arabindusha cyane we kuko icyaha gikorerwa rubanda. Rero nari mbyiteguye kuko ubundi uretse ko dukunda wenda kubibona mu bihugu byateye imbere cyane mu bijyanye na kuvugana Politique, usanga uretse na biriya hari n'ibintu biba mwagiye mubikurikira mu Bwongereza bari muri zira gahunda za Brexit. Hari igihe umuntu yavugaga ati ngewe ndabona naniwe
reka ngenda akagenda wenda nta n'ikosa runaka yakoze, nkanswe noneho uwitwa ko yakoze ikosa rikajya icyaha kikajya muri public. Ubwo rero ku ruhande rumwe ntabwo kwegura kwa Evode ngewe byantunguye, kuko nzi ko leta y'u Rwanda ni leta ikorera mu mucyo, kandi ni leta yanga amafuti. Yego. Leta yanga amafuti. Hanyuma kuri Minister uriya wo mu burezi Isaac, ubu ni nk'iki cyagutunguye ku bwegure bwe cyangwa ku gufata umwanzuro wo kwegura? Yego, ikintu cyantunguye kuri Dr Isaac Munyakazi ni icyaha akurikiranyweho, nicyo ngiye cyantangaje kiranantungura, kuko ubundi ni umuntu wabaye mu burezi igihe kinini. Ngiye muzi ari directeur ku kigo cy'amashuri cya Islamique kiri hari Nyamirambo bakunda kwita kwa Kadafi. Ni umuntu wigishije muri kaminuza yitwa University of Kigali, ngira ngo abantu barabizi. Umuntu wumva uburezi byantunguye, biranambabaza gukora nyine ikosa nka riri, icyaha nka kiriya. Byantunguye cyane, numvaga nyine ari umuntu, ikindi yari umuntu w'inshuti y'abantu muri rusange, yari umuntu w'inshuti y'itangazamakuru muri rusange, yari umuntu ubona akorera mu mucyo. Ariko nyine abantu ni abantu, icyo udatekereza ko umuntu yakora rimwe na rimwe hari igihe hari icyo akora. Gusa nyine birababaje, ariko nanone icyiza yemeye icyaha ndetse anasaba imbabazi nk'uko nabibonye ku kinyamakuru igihe.com. Ubwo rero ntekereza ko inzego zibishinzwe nazo zizamukurikirana nk'uko bigomba nyine, kuko ntawe uri hejuru y'amategeko. Gusa nyine biba bibabaje uyu muntu ari muri domaine anayumva, ariko nyine nta kundi, abantu turi abantu turakosa, nta kundi. Yego. Kalinija, nk'umunyamakuru bimazemo igihe ndetse ukunda gukora rimwe na rimwe inkuru z'ubusesenguzi no muri politiki, hari igihe ujya winjiramo kazisesengura, ukurikije uburemere bw'ibyo bariya ba ministers baregwa cyangwa bashinjwa, ubona ko beguye cyangwa begujwe bikaba byahindura inyito? Icyo kintu kirakomeye cyane, kuko hari n'igihe umuntu atakweguza, ariko nawe ubwawe wabona isura ufite muri rubanda, ukagira n'isoni zo kongera kwicarana nawe muri kabineti. Kuko kwicara imbere ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika, wowe ubwawe waragaragaweho n'imyitwarire mibi nk'iriya, by'ubwabyo ntekereza ko ari nacyo gisebo cya mbere kurusha kukweguza niyo baba banabeguje. Ni igisebo kwicara mu bantu bazi ko wakoze amakosa cyangwa ibyaha nka biriya. Ntabwo ari uko wenda abantu badakosa, ariko by'ubwabyo umutimanama nicyo kintu cya mbere. Umutimanama ugushinja unagutera isoni zo kwicara mu bantu. Ngewe reka mbabwire ikintu kimwe, ngikurikirana iyi case ya Maître Evode, nyine biriya byamuvuzweho. Naratekereje ndavuga nese Evode ukunda kuvuga imvugo rimwe na rimwe zitavugwaho rumwe n'abantu, murabizi. Duhereye kuri case ya Musenyeri Nzakamwita mu gihe cy'inama y'igihugu y'umushyikirano, murabyibuka ibintu bitandukanye yagiye avugira mu nteko agaruka ku banyamakuru. Murabyibuka ingero yatangaga mu gihe yabaga ari gusobanura ibijyanye wenda no kuvugurura amategeko. Abantu kiriya gihe baramwumvise cyane, n'ingero yatangaga rimwe na rimwe ntizivugweho rumwe. Uribuka avuga ngo abagore, ngo ibimashini, ngo ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntabwo rero ku ruhande rumwe ntabwo ngewe nabifashe nk'aho abantu bari bamaze kumenyera imvugo ze zimwe na zimwe, ariko muri sosiyete imvugo nka ziriya, sosiyete amplis nyarwanda tuzi, ntabwo ari imvugo nziza. Icya kabiri cyatumye nanone ngaruka kuvuga ko Evode bitantunguye, nuko iyo uri umuntu uzi amategeko, iyo uri umuntu ushinzwe gusobanurira abandi amategeko, rimwe na rimwe ntabwo ibyiza ari ugufatirwa mu ikosa ryo kunyuranya n'amategeko. Itegeko nshinga twese turarizi, wenda tuzi ko ari ryo tegeko rihagarariye ayandi mu gihugu. Rero kunyuranya n'ibiteganywa n'itegeko nshinga no kunyuranya wenda n'ibiteganywa n'amategeko yandi ari mbonezamubano cyangwa se amategeko ngenga n'ayandi, ntabwo ari ibintu byari bikwiye umuntu uri muri position nk'iriya mu mwanya nk'uriya. Nibwira rero ko niyo ategura byanze bikunze nawe yari kujya agenda na kiriya kimwaro na kiriya gisebo. Yego.
yego Kalinija uretse nyine ibi tugarutse kuri Evode ni kuko niwe umaze kuvuga warumbwiye gato ngo beguye cyangwa ngo mbona baba begujwe. Yego. Kuri njyewe inyito kwegura cyangwa kweguzwa siyo y'ingenzi. Kuri njyewe icyo nareba ni amakosa ba nyir'ubwite cyangwa ibyaha ba nyir'ubwite biyemerera. Nicyo nareba kuko nawe ubwawe ushobora kuvuga uti nanjye kubivuga mu rurimi rw'igifaransa baravuga ngo qui s'excuse s'accuse. Sinzi ntago ndi bubone inyito bigorora neza ariko bya byose abantu badukurikiye barimo ngenekereje navuga ngo usaba imbabazi nuko hari icyo aba yishinja yego wenda muri ubwo buryo. Ariko iki kuri ngiye cy'ingenzi ntabwo ari uko baba begujwe cyangwa beguye. Icy'ingenzi nuko n'uburemere bw'ibyo bari bakurikiranyweho cyangwa bashinjwaga. Kuba wakabaye ubera abandi cyitegererezo ukagaragara mu makosa nk'ariya by'ubwabyo uri excusa ukavuga uti mu mbabarire byagenze gutya ariko deje uba wishinje. Ikindi cya kabiri kuri Isaac Munyakazi kwemera biriya byaha ni nacyo wenda navuga ntabwo bikuraho nyine ko byabaye. Kandi kumukurikirana birarushaho no gukurikirana Evode Uwizeyimana birarushaho kugaragariza abantu ko nta muntu uri hejuru y'amategeko. Yego urakoze cyane. Hanyuma Kalinije hari akantu aruvuze mbere ko tugarutse kuri Minisitiri Evode Uwizeyimana ni umuntu wakunze kuvugwaho ibintu bitari byiza, yakunze kugaragara kenshi mu ruhame avuga akoresha imvugo zitari nziza zitakiriwe neza n'abantu batandukanye kandi n'abantu benshi. Ariko uyu munsi cyangwa muri iyi minsi ikivugwaho nuko yahohoteye umugore, nubwo no guhohotera umugabo nabyo bitemewe, ariko umugore ni don't touch nkuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabivuze. Hanyuma urebye ubona ari rikosa cyangwa iki cyaha cyaba cyatumye yegura cyangwa harimo na biriya yagiye akora bindi byagiye bivugwa mu buryo butandukanye nabyo byaba bibiri inyuma byose bakaba babikusanyirije hamwe cyangwa nawe akaba yabonye bibaye too much akavuga ati reka nkora feri ngiye negure nyine nta. Yego kera tukiga hari ibintu twize bibiri icyitwa ngo cause immédiate na cause lointaine. Yego. Ni impamvu yako kanya wenda niba ariko nabivuga cause immédiate imbarutso voilà ni imbarutso. Noneho hakaba n'impamvu z'ibyagiye bibaho bya kera. So rero ku ruhande rumwe ntekereza ko byombi ni impurirane. Ni impurirane kuko niba waragiye ukurikirana wa mugani ibyizo mvugo ze zitagiye zivugwaho rumwe za Maître Evode Uwizeyimana, ibyo ari byo byose nawe hari indi sura yabonaga ko amaze kugira muri rubanda birebana nyine n'izo mvugo zitagiye zakirwa neza cyangwa zitagiye zivugwaho rumwe na bamwe. Uruhurirane rwa biriya bikorwa byose rushobora kuba ari rwo rwatumye koko yumva nawe agize inkomanga ku mutima niba yeguye ku giti cye nk'uko wenda umutima nama wabimubwiraga cyangwa se habaye hari n'uwamweguje akaba wenda n'ibyo byose yabikonsideye yagiye abireba kuko buriya bya byose iyo bavuze ngo leta n'umubyeyi ntabwo ukora ikosa rimwe ngo ahita kubita rimwe na rimwe. Ababyeyi bamwe ntabwo ukora ikosa ngo ahita kubita, ukora ikosa akavuga ati mwana wanjye ibi n'ibi jya woroshya jya ugira gutya jya ubikora urutse bakabanza bakaguhwitura ejo bakaguhwitura gutyo. Iyo rero bimaze kuba byinshi hari igihe nawe ubwawe bitabana ngombwa ko bakweguza koko umutima nama ukakubwira ati ngomba kugenda. Hanyuma tugiye no kubitekerezo abakoresha imbuga nkoranyambaga bari kugenda batanga kuri ibi byabayeho. Hari benshi bari kugaruka cyane kuri Minisitiri Evode Uwizeyimana bavuga bati ni umurengwe ngamaze kurengwa none ibyo atangiye gukora. Nk'abo ngabo n'iki bababwira cyane n'iki bavuga kuri icyo kintu abantu bari kugarukaho cyane kuko nabonye benshi bavuze ngo ni umurengwe. Ntabwo nza bavuze ko ari umurengwe wenda icyo bashingiyeho bashobora wenda nko banashingiye ku kuba murabizi ko ajya kuza ari umuntu wakundaga kuvuga nabi leta y'u Rwanda biciye mu bitangazamakuru mpuzamahanga. Keretse niba ari icyo bashingiyeho ntawababuza kubitekereza gutyo kuko rimwe na rimwe ibitekerezo by'abantu ntago bizahura 100% nuko umuntu abitekereza. Ariko Evode n'umugabo w'umuhanga tubyemeranyeho.
tubyemeranyeho. Evode ni umugabo w'umuhanga, nubwo yakosa ntago kuba umuhanga bigukuye kuba wakosa, nta nubwo bigukuye kuba uri umuntu, kuko mbere yo kuba umuhanga ugomba kubanza kuba umuntu, sibyo? Abari kuvuga rero ngo ni umurengwe, ntabwo ngiye nakwemeranya nabo, kubera ko igihugu cyamuzanye kimwizeye kandi koko anabishoboye anabikwiriye. Kuba rero bavuga ngo ni umurengwe, bafite impamvu zabo bashingiraho babivuga, ariko nanone kuba igihugu cyakuzana wenda kigukeneyeho umusaruro runaka, abantu bajya bamenya ko bidakuraho kamere karemano yawe. Twese abantu tugira kamere karemano yacu. Ubundi abantu nuko buriya wenda ari we wagaragaye, ariko abantu tubamo personality eshatu. Hari uwo ndi we nziranyeho n'umutima nama wanjye n'Imana yanjye, hakaba uwo nereka abantu ko ndi we bitewe n'icyo nshaka ko bambonamo. Ndi perezida wa Sena, ndi perezida w'inteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite, ndi umuyobozi w'akagari, ndi w'umurenge, ndi n'umuturage usanzwe. Twese tugira personality eshatu. Iyo ni iya kabiri nari mvuze. Personality ya gatatu ni uwo twifuza kuba we. Uwo twifuza kuba we rero ashingira kuri wa wundi tuziranyeho n'umutima nama wacu n'Imana yacu, sibyo? Donc wenda ndi Kalinijabo ariko ndifuza kuba Vincent bitewe n'imico mbonera myiza, mboniranga Vincent, ariko kubera kamere karemano yanjye simbishoboye. Kuba ndi umuyobozi ntago bikuraho kamere karemano yanjye, ahubwo icy'ingenzi ni ugushaka uko nahishira iyo kamere karemano, nkereka abantu bo bashaka kumbonamo ko ndiwe. Sinzi niba wenda ibyo ndi kuvuga bisobanutse mu rwego nshaka kubivugamo. So rero abantu ntibakabone umuntu agize ikibazo nk'icyo ngicyo ngo batangiye bavuge ngo ni umurengwe cyangwa ngo babisesengure mu bundi buryo bwose. Ntabwo kuba turi mu mwanya runaka bikuraho kamere zacu. Uwatubona turi reka mvuge kuri izi mikoro, ejo ashobora kutubona mu yindi skandale, akavuga ati se kumbe uriya ni wa muntu watubwiraga ibi. Ibyo rero nicyo kikwereka ko buri muntu wese aba afite kamere karemano ye, ari nayo mpamvu atari byiza gupfa gucira umuntu urubanza, kuko nawe ufite kamere karemano yawe. Yego. Kalinijabo, tugenda tugana ku musozo, ukurikije amakosa biyemerera ko bakoze, urumva nubwo ni ibyaha, ntabwo ari amakosa. Yakurikije ibyaha bakoze, ubona kuri wowe ubona hari icyizere cy'uko bahabwa indi myanya muri guverinoma? Biragoye kuko ngira ngo niba wakurikiye ibya Isaac Munyakazi bavuga ko ku bufatanye wenda n'abandi bakozi bo mu kigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REB ngo bakiriye ruswa, bagafata ikigo cyari mu myanya y'ijana mu mitsindire y'ibizamini bya leta bakagishyira mu myanya ya 10. Rero nibwira ko nk'igihugu kigendera muri transparence, ni na kenshi abayobozi bakuru mu nzego nkuru z'igihugu birirwa bakangurira abantu kwirinda ruswa, kwakira no kuyitanga. Nibwira ko icyaha nk'icyo ngicyo cy'ubwacyo kiragukatira igihe kirenze y'amezi 6 ateganywa kugira ngo ubu utemerewe kugaruka mu kazi ka leta. Icyo ngicyo ni kimwe. Kubirebana na Maître Evode Uwizeyimana, ntabwo nzi neza amategeko nk'uko we ayazi, ariko kiriya cyaha cyo gusunika umuntu cyangwa nyine guhohotera umuntu, nibwira ko nacyo kitajya, simbizi, nibyo ndi kwibwira, abanyamategeko mwe murabizi kundusha, ariko nibwira ko kitajya munsi nacyo y'amezi 6. Nshingiye kuri icyo rero, mbere na mbere nkavuga nti ntabwo bakabonye ubundi buryo bwo kugaruka muri guverinoma. Nshingiye kuri icyo ngicyo ngewe nkanjye. Ikindi cya kabiri nshobora kuvuga ko kitabemerera gutuma bagaruka muri guverinoma, nuko buriya isura tubonamo umuyobozi runaka, meya, minisitiri, umunyamabanga wa leta, yaba PS, yaba state minister, iriya sura bitwereka guverinoma yose. Ibitwereka guverinoma yose ni bya bindi byo kuvuga ngo abumwe agatukisha bose. So nibwira rero ko nshingiye kuri ibyo bintu bibiri bishobora gutuma batagaruka muri guverinoma. Wenda simbizi niba bashobora kutababere, kuko nubundi mu nkiko akenshi hakora ibimenyetso. Ushobora gusanga dagiye mu rukiko akagaragura abantu akavuga ati wa muntu abaye umwere, simbizi. Ubwo rero aramutse abaye umwere nabwo twabiha andi mahirwe ko wenda yagaruka muri guverinoma.
ariko nshingiye ku kuba bari kubyiyemerera ubu ngubu muri aka kanya bigishyushye n'izo ngingo ebyiri nari maze gutanga ntabwo nabiha amahirwe ko bazagaruka muri guverinoma wenda bashakishiriza ahandi. Mu yandi magambo hari sinavuga ko amahirwe menshi, hari amahirwe menshi yuko bashobora gufungwa bitewe nuko icyaha gikoze cyangwa giteye. Nibwira ko inzego zibishinzwe zikoze akazi kazo nk'uko bikwiye, ndavuga urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, nkavuga n'izo nkiko bashobora kujya kuburaniramo, zikoze akazi kazo nk'uko bikwiye, nta cyabuza abo bagabo gutabwa muri yombi bagafungwa, kuko mu minsi yashize nibwo numvaga bavuga ko RIB yatangiye iperereza kuri Maître Evode. Birashoboka ko umuntu yakorwaho iperereza ari hanze cyangwa se afunze, ibyo ngibyo turabimenyereye mu gihugu n'ahandi. Ubwo rero njye nibwira ko baramutse bagendeye nko kuri ibyo ngibyo bagakora neza ubusesenguzi bagashyikirizwa ubutabera bari abagabo, icyaha cya ruswa turabizi ko kirahanirwa, no guhohotera umuntu nabyo birahanirwa. Ndumva nta cyabuza ko bafungwa nubwo nta wabibifurizaga, kuko bombi ni abagabo b'abanyabwenge igihugu cyari gikeneye, kandi n'ubu baracyahari. Isaha n'isaha aho bazaba bari bazagira umumaro wabo mu gihe cyabo. Kalinijabo urakoze cyane, kereka niba hari indi comment watanga dusoza ikiganiro. Indi comment natanga nuko abantu nyine, yaba ngewe yaba abo bayobozi yaba bari munsi yabo n'abari munsi yanjye, nuko twajya dugerageza mu gihe turi abo twita public figures, hari ubwo ni icyitegererezo ku bandi muri rubanda. Nibwira ko rero dukwiye kurushaho kugaragaza ya personality abantu badushakamo kuruta kamere karemano yacu, kuko biba ari byiza iyo nuko nyine byanga kubera kuba turi abantu, ariko ibyiza nuko twajya tugaragaza personality abantu batubonamo kuruta uko twagendera kuri kamere karemano yacu, kuko duhura turi abantu bafite imico itandukanye. Nk'umugore n'umugabo babana, umwe akagira ibyo areka n'undi akagira ibyo areka kubw'inyungu z'umuryango no kubw'inyungu za mugenzi we, niko n'abayobozi bacu cyangwa se n'abantu bitwa ko babereye abandi byitegererezo bakabaye hari ibyo bigomwa cyangwa se banareka gukorera mu ruhame kubera isura tuba tubafiteho n'impamvu tuba dukwiye kubera abandi cyitegererezo. Iyo ngiye akaba ariyo mpamvu yonyine ijya ku mutima, tukavuga tuti wenda mu gihe nzaba ntagihari nzakora ibyo nshaka mu gihe nzaba ntakiri kuri uyu mwanya, ariko mu gihe nkuriho ni inshingano z'igihugu mpawe, kandi narahiriye ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite. Biriya rero byo gufata wenda nk'ibyo bya Isaac Munyakazi, niba ari byo nkuko nabyiyemerera, byaba ari gukoresha inyungu ze, ububasha bwe mu nyungu ze bwite. Kimwe na Evode biriya bintu gukoresha icyubahiro mu nyungu ze bwite, ntabwo zirari inyungu za rubanda. Murakoze. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.